Bakunze inshuti banywanyi bacu umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Saint Paul Gikondo aho muri hose turabasuhuje tubifuriza amahoro n'umugisha bituruka ku Mana muri kumwe na Joseph aho mukiza hano igikondo dusuhuje ku buryo bw'inkariko abasore witwa umusore wese witwa inkumi cyane cyane abo ngabo bitegura kujya mu cyiciro cy'abashakanye. Uyu munsi rero akaba ari umwihariko kuko tugiye kuganira na bamwe mu bateye intambwe ibavana mu cyiciro cy'ubusore, icyiciro cy'inkumi bagana icyiciro cy'abashakanye. Turi hano igikondo aho tugiye kuganira n'abasore n'inkumi barasoje inyigisho zibategurira kwinjira mu muhamagaro w'abashakanye. Akenshi dukunze kuvuga ko abasore n'inkumi muri iyi minsi barangwa n'ubwoba bwo gushinga ingo kubera ibintu byinshi, ariko hano igikondo nk'uko mujya kubibona turi mu cyiciro cy'abasore n'inkumi batari bakeya bitabiriye umuhamagaro wo kwinjira mu muhamagaro w'abashakanye. Twagira ngo tuganire nabo muri uyu mwanya batubwire urugendo basoje rw'inyigisho zimaze amezi 6 bitegura kugira ngo twumve uko bazakiriye ndetse n'imigambi bafite mu cyiciro cy'abashakanye bagiye kwinjira mu minsi iri imbere. Nitwa Imana dufashe Emmanuel. Nitwa Dusabimana Happiness. Ariko muvuge cyane nubwo muri abageni bwose tukeneye ubuhamya bwanyu kugira ngo mutinyure abasore, mutinyure inkumi barumuna banyu kugira ngo bazatire ikirenge mu cyanyu mugiye gutera muri iyi minsi iri imbere. Emmanuel na Happiness. Emmanuel na Happiness rero bavandimwe musoje inyigisho zahabwaga abasore n'inkumi bitegura kurushinga. Emmanuel, urumva umeze ute muri uyu mwanya? Navuga ngo ni ikintu gikomeye cyane kubera ko twungukiyemo ibintu byinshi bitandukanye. Twagiye turebamo imwe mu mirongo muri Bibiliya ibasha gusobanura neza umuhamagaro w'abashakanye. Byari bimeze neza cyane. Musoje rero icyiciro cy'inyigisho zibategurira kwinjira mu muhamagaro ku buryo bugaragara umuhamagaro w'abashakanye. Mutungiye muri make urugendo musoje mwarufashe mute? Uru rugendo rwari rwiza cyane kandi ndakeka nabo twiganaga andi makupure ari ibintu twishimiraga cyane kubera ko twagiye duhura n'abarimu batandukanye bakatwigisha mu buryo butandukanye. Mbega buri cyiciro n'inyigisho yacyo kandi buri nyigisho ikagira umuntu uyitwigisha ku buryo rero ntabwo byigize biturambira. Byari ibintu biryoshye cyane, experience zitandukanye twagiye duhura nazo mu batwigishaga muri uru rugendo. Byari ibintu byiza rero ntibyaturambiye, ahubwo rwose twumvaga biryoshye, twumvaga tugikeneye gukomeza. Ariko nubwo imyiteguro nayo tuyitegura, reka tujye kwitegura n'ibindi, ariko tuzakomeza tugaruke wenda mu nyigisho zindi zitandukanye. Murakoze. Happiness, izi nyigisho ku bwawe wabonye zarabaye ndende, zakurambiye cyangwa zakuryoye ku buryo wumvaga bakongera nk'ukundi kwezi? Ntago inyigisho zigeze ziturambira kubera yuko nyine kwiga no guhozaho. Ibintu iyo ari byiza uba wumva nyine byahoraho, ukiga ugasobanukirwa, akaba ari n'ibindi nyine wiyungura mu buzima ugenda umenya utaruzi kubera n'abantu muri kumwe mu buzima bwawe. Murakoze. Inyigisho zagiye zitangwa mu buryo bwiza pe. Navuga ngo nashimira paruwasi yacu kubera ko buri nyigisho yari ifite umuntu yigisha ku buryo na experience zabaga zitandukanye. Byabaga ari ibintu biryoshye cyane nyine ku buryo wumva gufite inyota y'uko uwo muntu mwakomezanya, ariko ugasanga wenda igihe bamuhaye n'inyigisho ntago bibakundiye. Niyo mpamvu rero byabaga ari ibintu biryoshye cyane. Reka rero twinjire mu nyigisho, ntago tugiye kuziva imuzingo zose ngo tuzirondore, ariko niki muri rusange inyigisho mumazemo zabafashije mu rukundo rwanyu? Ntago byabura kubera ko twizemo ibintu byinshi, uburyo Imana yifuza umuryango, uburyo Imana ishyigikira abashakanye,
byari ibintu rero umuntu ataramenyereye mu busore, cyangwa se kumva ngo ishuri ry'umubano baryumvaga gutyo mu makuru, ariko noneho iyo tumaze kurigeramo hari harimo ibintu byinshi bitandukanye bishobora kukunganira mu muhamagaro wawe, cyangwa se mu rugendo watangiye, kubera ko byabaga ari bishya kuri wowe, kandi noneho zikaba ari n'inama zitandukanye uri kunguka muri uru rugendo. Happiness, ni iki izi nyigisho wumva zakongereye ku rukundo ufitiye Emmanuel? Mu rugendo abantu baba bari kumwe ari babiri bajya bagira ibintu byinshi nyine bishobora kubatandukanya. Nyuma rero mu nyigisho twigaga twasomaga imirongo myinshi yo muri Bibiliya, twereka nyine ingero nyinshi z'abantu bakundanaga bagahura n'ibintu byinshi byabatandukanye, ariko kubera ko biragizaga Imana yabaga iri muri bo, bakomezaga urukundo rwabo bakihanganirana, nyuma bagakundana nyine bagakomeza urukundo rwabo. Muri iyi minsi akenshi bavuga ko impamvu ingo nyinshi zifite ibibazo bitandukanye birimo no gutandukana byaba biterwa n'uko abantu batamenyana, abasore n'inkumi bashakana bagashinga urugo batamenyanye cyane. Namwe mwumva ariyo mpamvu y'uko haba muri iyi minsi ibibazo bitandukanye mu ngo, kutamenyana? Byaba kimwe muri byo, ariko nanone buriya gutakaza indangagaciro za gikristu n'ijambo ry'Imana mu bantu bituma kwa kwihangana yavugaga gushira, kandi iyo umuntu abuze kwihangana akanabura n'Imana mu buzima bwe, cyangwa se Imana mu muryango wacu, biba bimwe mu bintu bituma utongera kubona mugenzi wawemo umuntu ukunda waremwe mu ishusho y'Imana, kandi umuntu wahisemo ukiyemeza ugasezerana ko uzamukunda yaba muzima cyangwa arwaye ibihe byose kugeza gupfa. Ibyo rero ni ukuvuga ngo ntago nashingira kuri icyo ngicyo gusa, ahubwo iyo abantu baherekejwe n'Imana urugendo barusoza neza. Urugendo barusoza neza, ariko ngewe ntago murarutangira urugendo mugwinjiramo neza. Happiness, nk'umukobwa ugiye gusangira utubwire témoignage mwinjira mu rukundo, akenshi abakobwa bategereza umusore uje kwidekarara niko bavuga. Wadusangiza muri make umunsi Emmanuel akugezaho icyifuzo yakugejejeho wabyakiriye ute? Njye numvise binunguye cyane. Watunguwe n'iki? Nyine ntago nabikekaga, kubera yuko nari maze nk'igihe gitoya mvuye ku ishuri, nyine ntago nabipangaga ibyo bintu. Abakwinjije mu mugambi bati birantunguye, ariko urabyemera? Gusa byari umugambi w'Imana. Wabigonye iteka byari umugambi w'Imana, kandi Emmanuel ari we kugejejeho? Biba bigaragara iyo Imana igufiteho imigambi myiza, urabibona. Kandi umuntu uje ukugana nta kiba kwifuriza, cyeka ntago wamubuza ngo mukomezanye urugendo, ahubwo murafatanya n'ibindi byose utaruzi akabikumenyerezamo, gutyo ubuzima bugakomeza. Emmanuel, mu Kinyarwanda bavuga ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi. Watubwira kuri ya saha, kuri ya tariki, wa munsi widekararaho, mbere yaho, mbere y'umunota, uburyo wari umeze mbere yo kuvuga rya jambo? Ntago byoroshye, kubera ko hariho igihe uba uvuga ati se ubundi ubu nabivuga akampakanira. Muri iki gihe, mu mvugo y'iki gihe, ni nko kugutera ngo akadobo. Hari igihe rero umusore wese ibyo bintu agomba kubanza kubitekerezaho, akabifataho umwanya, akabanza akavuga ati se ubu koko birakwiye, wenda wareba urugendo mugendanye n'ibyo mwagiye muganira, akavuga ati reka nishyiremo imbaraga mbimubwire, noneho rero yagusubiza ukumva uhise uhumeka. Ariko mbere uba ufite akantu umuntu yakwita ngo ni ubwoba bw'igisubizo wenda udashobora, ukeka ko wenda adashobora kuguha. Rero iyo akubwiye ngo yego, iyo yego rero iba ikomeye cyane. Byamaze igihe kingana iki kugira ngo ubone igisubizo positive, igisubizo wifuzaga? Ntago
byabaye nk'ibitinda ndumva byafashe navuga ngo ni amasaha ntabwo byabaye nk'ibitinza ko nabimugejejeho arambwira ngo ndabitekerezaho ariko ntabwo byatinze yabaye nk'umuntu ndekaho gatoya nyuma aragaruka aravuga ngo nta kibazo rwose twafatanya urugendo rw'ubuzima. Noneho muri Bibiliya mwavuze ko mwagiye mwereka imirongo y'Imana muri Bibiliya ibafasha kurebera ku bandi. Muri Bibiliya tuzi ko Imana imaze kurema umuntu yamushakiye umufasha. Uribuka ubwo Adamu bamuzaniye umugore we uburyo yiyamiriye. Nawe igisubizo utegereje wakibonye nyuma y'amasaha. Reaction yawe amarangamutima wagize uwo munsi kuri iyo saha wayatubwira mu magambo? Byari ibintu binejeje kuko nahise numva ari nkaho mbaye umugabo kuko nahise numva ese noneho koko ibintu bigiye kuba ngiye gushaka kubera ko icyo kiba ari kimwe mu bisubizo uba utegereje kugira ngo wumve ko kubaka urugo bishoboka. Rero biri mu bintu byabaye nk'ibintu binezeza noneho nanjye ntangira kumva ko ibintu birashoboka noneho dutangira kwinjira muri gahunda zindi zitandukanye zo gutegura uburyo tuzabana. Ubu rero inyigisho musa naho muzishoje mwije mu myiteguro nyirizina uko bimeze? Yego, inyigisho tuzisoje uyu munsi. Muzisoje uyu munsi niki ni gute haba hari izindi nzitizi cyangwa ubundi bwoba bufite nyuma y'iyo nyigisho noneho ufati ya etape ya nyuma igiye kugera? Ni ikihe kintu kiri ku mutima muri iyi minsi ngubu? Twavuga ngo dukurikije inyigisho twigishijwe nk'uko yabivuze zagiye zituremamo icyizere no kutwereka ko iyo abantu bashyigikiwe n'Imana byose birashoboka. Ibintu byacu rero dukomeza kubiragiza Imana kugira ngo nk'uko ingo nyinshi ziragiza Imana natwe umubano wacu turagiza Imana kandi tutibagiwe n'umubyeyi Bikira Mariya kubera ko nk'uko yatashye ubukwe bw'Ikana bukagenda neza natwe rwose twumva ko tuzakomeza kubiragiza Imana n'umubyeyi Bikira Mariya na Yezu bose kandi tuzi neza ko twizeye ko Imana izaba mu ruhande rwacu bikagenda neza. Amina. Happiness rero niki wabwira Emmanuel kuri uyu munsi uti noneho nubwo umunsi utaragera ariko nibura icyiciro cya mbere cy'inyigisho zitegura kwinjira mu bana ku buryo ku mugaragaro turakirangije. Niki wamubwira ukurikije amarangamutima ufite n'icyiciro mugiye kwinjiranamo? Murakoze. Nyine ikintu namubwira ni uko nzahora mukunda kandi n'ibyo twize byose nzabishyira mu bikorwa nta na kimwe nsize. Turacyaganira n'abasore n'inkumi bamwe mu barangije inyigisho zibategurira umuhamagaro w'abashakanye. Turi kumwe rero n'abavandimwe bandi bagira ngo nabo batangire batwibwira. Ntangirira aha ngaha. Murakoze. Nitwa Uwimana Denise Happy. Yego. Uwimana Denise Happy. Yego, Munyaneza Claude. Munyaneza Claude, Denise Happy. Munyaneza Claude na Happy musoje inyigisho zibategurira kwinjira ku mugaragaro mu cyiciro cy'umugabo n'umugore. Murumva mumeze mute? Denise. Ni inyigisho zambereye nziza cyane, ni inyigisho nari nzi ko gukundana nawe ari ibintu bihagije ariko naje gusanga ko n'inyigisho paruwasi itanga ari inyigisho zifasha kandi zidufasha mu gukomera mu kwemera no kongera urukundo hagati yacu. Murakoze. Claude. Ni ibyishimo mu rugendo rw'urukundo umuntu aba yumva ko ari ugukundana ubwira musheri wawe amagambo meza ariko iyo hiyongereyeho n'inyigisho z'abarimu bakatwigisha uburyo twongera tukasabana n'Imana n'igisobanuro cyo kutubwira cy'uko urugo rutarimo Imana nta mugisha bari rufite, nabyo ni iyindi nyunganizi idufasha mu rugendo rwacu tutegura rwo kubana.
Claude na Denise rero mugiye kwinjira mu cyiciro cy'abashakanye mu minsi iri imbere, mu gihe urubyiruko bagenzi banyu bamwe batinya gushaka, batinya kwiyangaja, gufata engagement bahereye ku bibazo babona mu ngo hirya no hino. Mwebwe niki cyabamaze ubwoba? Baze Claude. Muri rusange ntidukwiye kugira ubwoba kubera ko umuntu akagombye gushaka cyangwa kubera ko izindi ngo z'abandi zasenyutse. Tugendeye ku Imana wenda ifasha umuntu anagerageza kwiha Imana, akavuga ati Imana, akagerageza urugendo rwiwe, tugasenga tuvuga ati wenda ibyo twabonye ku bandi ntibizatubeho. Mbega ni uburyo bwo kwiyambaza Imana. Icyo cyadutinye tuvuga ati Imana, hamwe kuko uri mu ruhande rwacu, ndakeka bitazatubaho, kandi tugakomeza tunafatanya no gusenga. Kugira ko ibyo ari ikintu cyamaze ubwoba, mvuga ati Imana iri mu ruhande rwanjye, nta mpamvu yo kubitinya. Denise, hari wenda mu baturanyi bawe ushaka kubuzi abagore bagiye bagerageza gushinga ingo bikanga, cyangwa se abakobwa bagenzi bawe batarashaka, wowe ubonye Claude akugejejeho, sinzi ibyo yavuze, akugejejeho umushinga we, wabakiriye ute kugira ngo wemere ko nawe ugiye kwinjira mu cyiciro cy'abamama, cy'abagore, kandi ubona hirya no hino ibibazo nk'ibyo ngibyo? Murakoze, ntabwo biba byoroshye, ariko nkeka ko iyo usenga, iyo ubwira Imana, uba ufite ibintu wifuje, ukavuga Mana uzampa umugabo unyubaha, unkunda kandi wemera. Ngewe cyane cyane nasabaga Imana umugabo duhuje ukwemera, Kiliziya Gatolika. Rero yaraje ambwiye urukundo yari afite, kubaha, noneho ikiyongeraho numva ni umuntu tujyana ahantu hose, ni umuntu nisangamo. Ubundi akenshi hari igihe usanga umuntu mudahuje ukwemera, mudahuje imico, ariko ni ibintu byanyoroheye kuba tugiye gushakana, ni n'umushuti wanjye. Ubwo rero icyo kintu cyo cyonyine no kwemera, ariko umuntu aba afite n'ubwoba gushaka, ukavuga Mana yanjye, bari abantu se ko byagenze kuri, ariko urabisengera, ukabyuka ugasenga, ukajya mu kiliziya ugafata amasengesho. Ndakeka ari byo bintu, kandi nawe yabaga ndi iruhande ambwira ati humura, nta kibazo. Ubwo bushuti n'Imana yabigufashijemo, nicyo kintu cyatumye mwemera, kandi n'ubu arashoboye rwose. Urabona ko tukiri kumwe, ampora hafi. Yego. Akabazo k'amatsiko, mwamenyanye ku bwanyu, nta muntu wabahuje? Ejo bundi bajya gusaba bazavuga ati umuranga yabaye nde? Mwarihuje, mwari musanzwe muziranye? Mwatubwira muri make témoignage zanyu ubu ngubu, kugira ngo n'abandi bumvire ko urukundo rushobora kurama. Murakoze. Urukundo rwacu bwo wenda ni n'ubuhamya bukomeye. Nge mu rugo nturuka i Rusizi. Yego. Happy iwabo ni hano i Gikondo. Yego. Urumva ko harimo intera nini cyane. Narangije kwiga muri Christe, nyine ndi umufundi. Naje iwabo nje gukora ikiraka cyo kubaka. Ari umushuti wampuje na mama wiwe, aravuga ati hari umwana witwa Claude, ni umunjeniyeri, yagufasha gukora pura, akagusabira n'ikintu cyangwa cyo kubaka. Nagiye mu rugo rw'iwabo na Denise, ngewe ngiye gufasha mama we kubaka. Bigeraho ndapurayinga cyangwa turakibona, mukecuru arambwira ati n'iyi nzu niwe uzayubaka. Ku ruhande Denise namubonaga nyine nkamusuhuza nk'umuntu naje gukora ikiraka iwabo mu rugo, nta bintu by'urukundo birazamo, nyine ndateganya yuko dushobora no guhura. Ndubaka inzira arangira, bigeze hagati nibwo nyine kwa kundi, wenda sinzi nimba ari iby'Imana biri gupanga, simbizi. Namusuhuzaga akambwira ngo nge ntabwo nateretswa n'umuntu wize muri Christe, ngo abantu bo muri Christe ngo bariyemera, ngo abantu bize sibo bariyemera. Icyo kintu ko kuvuga kwa kundi ko twabaga turi kumwe hanga nko kuri chance, yavuga ati abantu b'abenjeneri bariyemera, niho navuze ati ariko umukobwa uvuga ko abantu bariyemera bo muri Christe ntiyateta nabo, bundi wareka nk'esi nkareba ko ibintu byakunda. Niho nafashe ndavuga ati ariko umukobwa ko yemera, reka nanyu numwereke ko uvuga ngo abasore bo muri Christe nta gahunda bafite cyangwa nabiyemezi.
nibwo nateye bayatereka noneho Denise no muterete turebe koko ko azavuga ko abahungu bo muri Kristo bose biyemera. Bigeraho nyine turaganira none byabayemo nyine urukundo gutya umwanzuro twafashe wo kubana ariko ndatekereza atarasanze ko abantu bo muri Kristo bose biyemera ndakeka yarayabonye naho twafata urwo rugendo nyine bikomeza ko nuko tukaba tugeze isaha dufata umwanzuro wo kubana ariko naho byahereye aho ngaho rero ari mu buhamya bwinshi ngira ngo tugiye gutsindagira kugira ngo twumve mu kuvuga ngo ntago byashoboka. Denise nakaye kantu mu byo yakoraga mu kiraka yari afite nakaye kantu kaje gutuma usa naho uvuye kwizima uvuga uti amagambo wavuze mbese ugasanga ntaho wenda yarashingiye nakaye kantu katumye umwemerera noneho. Murakoze. Yahoraga aza urumva umuntu ubakaza mu gitondo ngiye nabaga njya mu kazi akaza akambwira waramutse ariko hari ukuntu discipline umuntu afite itari y'uyu munsi ngo uyu munsi aragusuje kukubaha mu byakubwira nabandi nko kwiga akaza akamfasha ati se uri kwiga ati wagufasha mfite nk'ibizamini akamfasha uko kuntu twahoranaga nibwo natangiye kuvugana ariko wamuha umwanya narebye nyine imico ye ko yari umuntu uhozaho kandi utavaho ko akenshi muri iki gihe abahungu b'iki gihe usanga uyu munsi yagukoreye iki ariko ejo ntabwo ngiye kugikora bitewe n'icyo agushakaho ariko we byari ibintu bihoraho kandi atuje ari umuntu ukwereka ko nyine aragukunze akwitayeho iterambere ryawe nirye ni ibintu byagira navuze ni wasanga uko navugaga ngo muri Kristo ariko abari imico umuntu afite ntago abari ishuri byabaga ari ugutebya ibyo ngibyo ariko imico urebamo umuntu akenshi abakobwa usanga tureba appearance ugasanga urareba ariko buriya ugomba kureba umuntu ntago umuntu wamureba ngo umurangize cyangwa umwiga umurangize ariko hari ibintu bicaya muri iyo minota muri iyo minsi muhorana ureba bitewe n'indangagaciro umuntu aba afite ubwo rero nuko byageze aho umwanya mpa kumora hafi gusabana nibyo nahoze mvuga ngo twabanje kuba inshuti tuba inshuti bigeraho n'urukundo ruzamo n'Imana ariko nkayambase Mana nuriya wa undi nari narategereje mvuga nti sinakemera umuhungu utasengera muri Katolike n'abashuti banjye barabizi nsanganiwe kuko ndibuka ko hari igitaramo cya concert Bomberger kuri Sainte Famille ndavanireka nze mutega agatego ndebe ko yabyemera numva umuhungu wemera kujya muri concert ndavuga wa muhungu ashobora kuba yemera Imana koko nkuko nabisabye Imana nibyo byatumye ndushaho kumukunda no kumuha umwanya tukaba tugiye gushakana n'urukundo rwacu. Claude hari igihe urukundo ushaka kuvuga gushibuka ukanuka ko ngako petit geste utuntu duto usibye ayo magambo yatumye uwiyemeza akaba mugani w'ikinyarwanda ngo umusore utirariye nta rongora inkumi ariko mu byo yagukoreye byose hejuru y'ayo magambo nakaye kantu katumye utinyuka noneho azovuga ngo reka mfe kugerageza nakaye kantu kavuga ati nyamara hejuru y'ayo magambo hari akantu kashobora kuba kihishemo ushobora kuhira yafumbire bavugaga mu kanya yashobora kubyara urukundo rukomeye. Murakoze. Hari ibintu byinshi yankoreraga nanjye bigatuma mumenya koko natuma nkomeza kumukunda cyane. Urugero nk'icyo gihe nk'uko yavaga ku kazi wenda ngiye niriwe aho ngaho kuri chantier rero nabonaga nyuze ku ruhande akaza hari igihe yanzaniraga utuntu nk'uducapati two kurya akazanira ari ahantu yakoraga batekaga uducapati kandi nkunda capati n'utu wings ni nk'amababa y'inkoko kubona nkabona yagapfunyitse yakazanye ibyo bintu byose n'ibyo bigenda bituma uvuga ati umukobwa koko aranzirikana azi ko niriwe kwiri zuba nkabona arakanzaniye ibyo bituma rero nkomeza ngo ati ngomba kumukunda nta kintu ati nubwo akorera amafaranga mama akamuhemba ariko ngiye kuzanira ka wings cyangwa ka capati akakanzanira agapfunyitse nta kandi yirengagije ko ndi wabo mu rugo aho ko akabizana kandi ati kurona kuzaniye ka gacapati na ka wings ubwo bati ngomba kumukunda koko. Claude rero aho ngaho umuntu ageze aho ngaho akumva rwose rwo ushatse kwari cyangwa ubuhamya ariko ni iki kintu utamubwiye
hari byinshi wenda ushobora kuba wamubwiye ariko ni iki kintu waba wagisubiramo nakaye kugira ngo ugaragaze cette reconnaissance gratitude umushimi yo neza yakugiriye des petits gestes yakwerekaga nawe ukagira ijisho kubibona nakaye kantu wamubwira kuri uyu munota. Yego namushimira kandi mubwira ko nzamuhora iruhande nzamutetereza nzahora mwubaha kubw'urukundo yampaye. Nakoze n'iki namubwira. Wow. Denise hejuru y'umurimo yakoraga ariko ukabona ntako kantu ukabona ko akeneye no kwitabwaho, niki kintu utamuhaye cya gihe wumva wavuga uti hejuru y'ibyo nakwemereye byose ibyo naguhaye byose icyo nzakwemerera ikindi kintu wamusezeranya kugira ngo yumve ko atekanye? Nk'uko tugiye kurushinga ndamwizeza ko nzamuha urugo rutuje rw'amahoro kandi nkamwubaha nk'umugabo nkanamukunda kugeza nyine urupfu rudutandukanyije nk'uko Kiliziya Gatolika ibitubwira. Nicyo namusezeranya kandi nzamwubaha nanamwubahishe nk'umugabo wanjye. Reka dufashimire ubuhamya muduhaye kuko rushobora gutinyura benshi. Kwa mugani wa mugani twavuze Ikinyarwanda ngo umusore utiraririye, nawe bagenzi bawe bumve ko ibikorwa bishobora gutuma ubona neza ngo amaso akunda ngo ntabona, ariko hejuru utwo dukorwa twose ukabona ko ari urukundo rwihishe inyuma y'ibyo ngibyo. Twifuje rero umugambi mwiza, twifurije komeza gutera intera imyiteguro isigaye, Imana izakomeza kubafashamo ibamurikire kandi ibyifuzo byanyu rwose izabishyire mu bikorwa. Urwo rugo rwiza mwifuza Imana izarubakire, natwe twifurije amahoro n'imigisha mu rugo rwanyu, muzagira urugo ruhire. Inshuti bakunzi twabanye rero turimo kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ikiganiro twagiranye n'abasore n'inkumi bitegura kwinjira mu mubano w'abashakanye bakaba basoje inyigisho zabo, inyigisho z'umubano nk'uko tubimenyereye mu Kiliziya Gatolika. Hano rero Gikondo uyu munsi akaba hari habaye umunsi wo gusoza inyigisho zitegura abasore n'inkumi bitegura gusezerana. Ikaba ari inyigisho bamazemo zisoza igihe cy'amezi 6 bamaze, bakaba batugaragarije ibyiza bazungukiyemo, baduhaye ubuhamya bukomeye, ubuhamya butinyura abajene cyane cyane babandi bumva ko gushinga urugo utagikomeye rutagishoboka muri igihe cy'iterambere. Dushimiye rero abavandimwe baduhaye ubuhamya, dushimiye abo twabanye, dushimiye n'abarimu babafasha muri imyiteguro kugira ngo bubakire igihugu kandi bubakire na Kiliziya, bubaka ingo nziza, ingo zihamye. Tubaragije natwe imigisha y'Imana, tubasabira umugisha ku Mana kugira ngo ingo bagiye gushinga zizabe ingo zibereye igihugu, zibereye Kiliziya. Nyagasani azabe hafi, Nyagasani azabere urumuri ndetse akomeze abongerere umunyu, ikinyotera cy'urukundo rwabo rwiyongere. Mwari kumwe na Joseph Habumukiza, mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha.